bishobora gukunda ntabwo bishobora gukunda reka utanyeretse ariko ko aho nayashize ye nyamwete ishobora kuba naranayariye urumva hapfu wavute n'ubundi ni hahandi hawe reba umwana yabuze uko ajya kwiga ariga se seminari arira katorotome nyumva nanjye sinigeze niga sibyo mbuze kuva ngo rongerire ndafate cyangwa habarirutse ariko siyo nkubaza amafaranga wayashyize ukambwira ko ntayo ufite uba wumva bimeze bite iyo nkubwe ko nayo ufite mba nayo ufite sibyo nayo ufite pe sibyo ariko se firate wanjye ko kuri muri amura iki mbwira hari cyangwa nkwica si ukubeshya pe yewe narayabuze rwose nayo ufite ngo ngo iki rwose narayabuze nayo ufite yesu we iki ibyo uvuga je ntabwo mbyumva rwose njyewe reka ngusobanure uko byagenze firate reka nkubwize ukuri yewe najyanye na Ndori mu kabari turanywa tumaze kunywa haje umukire aratubwira ngo ajye kutwereka umushinga ukomeye ubwo dukina akazungu k'ikibiriti ubwo yewe iwarage yewe ndashirirwa njyewe ndamarizwa amafaranga ubwo twigira inama kugira ngo turwane bayadusubize twebwe twari twasinze twaborewe nambara dufite ubwo baraza badufata mu mikandara baratubohana batyojugunya hanze yesu we firate ntugire ikibazo yewe fiyete agomba kujya kwiga muri Nyanyazi akiga agakomeza akiga kugira ngo abashe kuzatsinda fiyete ni fiyete nanjye ninjye nese ngiye biragenda bite none se ko ugomba kwishyura 30 by'amazi wamennye ariko jwandiko naboneye mu isi Igwa nyine baduhaye amezi abiri yo kuba turangije kwishyura fagitire ugomba kubihiga apu amezi abiri ihene zizaba zororotse zabone arabyaye tuhite twishyura ayo mafaranga ariko firate umbabarire nkwabarira iki n'amafuti yawe ahubwo reka njye kuziragira firate kanje kuziragira rwose ariko mana we amugabo we sinjya nkumenyera iyo nkurakariye numva nakwica ariko iyo ngeze imbere bituma seka ziri hafi kimbe nibugitsa akanya gatoya aho ziri bujye buriya kuva ziri imbere yanjye ntamwete usigaye warabaye umuhigi ko mbona ishyamba warimaze nyamyete reka namuhigi nimba n'umuhigi aravundura akavundura urutavu ariko njye naho muye n'ikibazo cyo kibazo ndaridagiye induvu imbuzi zo mu ngo nyine none ndiragiye nigura gacuto
ndafingira Ako shawaraye narisomye byagenda. sido none ndabyute mbyute ndaribura zarebye ndasare tirisi tube ndatuba tuje Ugushatse kuvuga ko waruragiye ihene none urazibuze. indufu nejo nari ndagiye ariko ndadibuze ndasatishije hose muri buhuru hose ndarindagira none ndazibuze Harimo akantu se ngufashe atanu tuzishaka. ndakakudurira ndatakudurira imbere ari Imana n'imbere ari Imana ndakatudurira atanu ndagasata ndakawudura. Ariko rero cyayi cyaka kimeze nawe reka mbanze njye gufata agacupa ningaruka nsanga utarazibona ndagufasha. Irarika buryo ko yewe yari kwaye we arimo kuneta ni uje cyari taye irarika buryo janaririye Eko namwe janje Eko muye nibibazo kandi biratomeye cyane Jawe nari nawe imbuji janje nana nzabura misanta imbuji janje za bwabuhene ndibwo zabehene noneho rero sinzi tuntu ndebye noneho nandutse indusi janje ndazibura noneho rero ndimo ndagifatisha noneho nese waruziragiye narindiragiye ariko nta mwete n'amafuti yawe ariko namwe ubundi ujuba muzima ejo bundi sibwo wanyoneshereje imyaka inzara ikabigiye kuzanyica kubera ubuhene bwawe none ejo ntabwo wibuka ko aribwo wamenye amazi akirirwa ameneka umunsi wose metero kibe zamenetse ntuzibuka nubuka butaranyishyura none ngo ubuze ihene wari usinzira ibiki ibuhangane nawe ngo turahangana nawe turahangana nyine ahubwo wasanga ari wowe wari gabobe wanibiri ihene basabe birabi monyo ihene inoto yitunde wowe inoto wowe nizo ndya arunda nubundi bari utubungira urimo urabwego za guhira amafaranga y'amazi kandi umva n'utiritimba ari tagisi be utabibonye ahubwo wari gabowe imbuji janje zirabuka dibuze ndagufundisha nubundi ndabizi ko bagenda tumwe ngo babaye umuturi doferi ngo nta muntu wagutanga nabaye umukoro doferi wewe wari gabowe ushobora kuba wari wamaze kware kuko orihagaga kujita wirishura amazi yawe nakumenere ejo bundi wowe dufitane amatsinda wowe ndakuzi ameze ushaka ibyo binyoma wewe binyoma byawe wowe ko bato baratavuga ndagufundita bari gabowe noneho iri shyamba z'inzitane rimeze gutya rinyuramo gute n'ubundi hapfa wavutse kuko daforoza yanyica sinamutunguka mu maso yetubara rimwe kabiri Ntamwe tabi inare iramutse ntasiramuka ntamwe iraherebye irabiye turi kumwe datuje ndekaruga reka ntabwo impamvu nadatujije nabuze imbuzi zanjye nari nziragiye niyo mpamvu ubona nadatujije dafroza amubwira ngo iki rero aramanika noneho aramanika dafroza aramanika da ariko ntamwe bura ntuzita hari bivuye duso tuje kuzireba dusubire hari intare amwete tuza dore nize turayitema naho najye ikimbaguremo kabiri hakuya ngo iriya ntare ijye kunyirira ndagenda dafroza aba ari uyiyicira ntabwo nasubirayo aya afite umuhoro nize turayitema wigira ikibazo aya wigira ikibazo ayigira ikibazo jewe yago hari ahantu ntabwo nasubirayo umura jewe ndagenda yamutse yahebebya kumbe burya rimbwa zaba ndeba da